tugiye mu bikanga ariko reka nkubaze Irene ndabizi ko uri umukristo yego kanange mubaze ibibazo kuri indirimbo z'isi n'icyaha secular music icyaha bwa no kutizera nje niko mbyemera okay ikindi kibazo narimbajije itwa Ndikumana Jean de Dieu ati uzamumbarize ese mu mafaranga afite Imana yamuhaye hari inkunga byibuze ajya afashamo abantu bababaye akabatangira nka mituwele byibuze naho zabe ebyiri ese hari ishuri rya muzika azashinga ari ku rwego rwa East Africa mu myaka iri imbere umva abantu bakubona ibikorwa byo turabikora byinshi cyane byinshi kabisa ariko nahisemo kutazongera kubishyira muri media ko numvishe umugisha wanjye atari uwo nguwo shaka ko Imana izajya ibimenya ariko birahari byinshi pe birahari urabizi byinshi birahari kabisa Yitwa Miki ati mutubarize ikibazo DJ Brian yamubajije akidusubize pe koko ni imanzi cyangwa yari yakantu uyu ni umukobwa akabakobwa b'Ikigali bararakaye Mana we ubu ngubu mvuye ku makwe bavuye ku bibazo bya girlfriend n'ubukwe ubageze aho ngaho Brian baragenda bamanuka yewe mukomeza kumanuka nta bantu bageze pe yitwa Jana ati Irene uzamutubarize uti n'uye muhanzi wo mu Rwanda aba yumva bakorana collabo byibuze ebyiri ese agira aba bodyguard nawe nk'abandi bahanzi Hussein ntacyo waburinzwe nacyo ahubwo niwe waba umurinze umurinze inzara pe yagupfiraho bodyguard reka ariko hari umukozi w'Imana ngesigaye ntinya kuvuga ijambo umukozi w'Imana kubera ko ambona ijambo ryarahindutse ukundi kuntu harimo abantu wigishaga najya mbona afite aba bodyguard ariko bro hari ukuntu ngiye mba mbyumva biriya bintu ni ngiye mbifata nka protocole tu ariko nyine umuntu aba ari umukozi w'Imana ufite amavuta y'Imana pe umuntu wese ashaka kumukoraho umuntu wese ashaka kumwumva wenda buri wese afite yumva ko namukoraho hari ikintu kiri bube nibaza ko n'intumwa za Yesu kubiri kose hamwe na Yesu hari uburyo babigenzaga kugira ngo basi Yesu abantu batamusagarira cyane niyo mpamvu nta mugore yaseseye niyo mpamvu yaseseye voilà akoze kugishura abakarabaye hari igihe umuntu abazi ninde unkozeho hari umuntu abazi ngo ngiye nigeze guhura n'umumama ndi muri tour ambwira ikintu nari ntaranabisobanukiwe ambwira ngo umunsi yumvishe ko nzaza kuririmba aho ngaho ngo yizeye mu mutima we ko nari nigeze gutanga ubuhamya bw'iriya ndirimbo baho ngo yizera ko naza mu gitaramo Imana izamukiza indwara yari arwaye ngo tukaramukanya agansuza ngo Imana izabikora ngo yumva arabyizeye sinigeze mukiza nta nubwo nanamusengeye ariko yaraje yigeze ko mu buhamya arambwira ngo naje mu gitaramo ati naje mu gitaramo ndaza nisindagije ntabasha no kugenda ati mutangiye kuririmba mugeze kuri ya ndirimbo ngo genda ubeho mu mutima wanjye numvishe umutumbwira ngo haguruka uririmbe haguruka ubyine kuko urakize kandi yaragurutse aririmba ati yararwaye umugongo yarafite yamaze iki kinini cyane yararwaye colonne vertebrale n'uyu munsi ntarasubira mu gatebe yicaragamo abimbwira nk'ibyo bintu mbibwiye umuntu yavuga ati wowe uri igikize ntabwo ari njye wamukijije ariko kwizera yari afite muri we niko kwamukijije Imana yizera muri cya kintu akoze Imana yakoresha umuntu wayo nibyo byamukijije naho ngeze ngewe ntacyo ufite cyakiza umuntu so I think biriya byose biba mu eglise kugira aba bodyguard n'ibindi njye mbifata nk'angere ya protocole hari umuntu wawize ati ninkora kuri pastor wanjye ningenda pastor akankoraho ndabohoka pastor amukora akabohoka that's true sinzi wenda niba nakubwira tudustora ariko numva tubaye twinshi twizo nkuru uzi ko hari umugore umwe ngo yajyaga ajya mu rusengero numva atari ngo muraza kubikoramo ntacyo hari umugore yajyaga ajya mu rusengero afite umupasiteri ubwiriza umupasiteri agakora ibitangaza afite umugabo w'umupasiteri agakora ibitangaza agakiza indwara akagera gute ariko bagera mu rugo bikanga kuko yamubonaga nk'umugabo
nta kintu yamubonaga mu kidasanzwe. Bagera umusengera abandi bakavuga mu mushumba mukozi w'Imana, yabakoraho gusa indwara zigakira, yabakoraho ubukene bugahunga. Iwe mu rugo byarazambye byarapfuye. Umunsi umwe asohoka amateraniro hakiri kare, uwo mugore arataha aragenda ategura imeza, arateka agira gute, arazategura ameza yiwe muri sala. Ibintu biremewe kubwira story mu kiganiro, nta kibazo turi kuganira. Arangije ategereza umugabo waje, teze byagenze bite madame ko watashye kare? Ati buriya rero aramwihora ati we kare bukomeza ngwino kare kumeza. Bageze kumeza bicaye, umugore arapfuka amazi aramubwira ati mukozi w'Imana, ati ntabarira urugo rwanjye ruri mu byago. Ako kanya umugabo we aswicinga muri ya mavuta yo muri eglise yo mu rusengero, ahinduka umukozi w'Imana no imbere y'umugore uri kumva. Yaravuze amagambo abiri gusa and the whole situation y'umuryango we irahinduka. Kubera iki? Mu rugo umugore ntiyamwizeraga nk'umukozi w'Imana, yamufataga nk'umugabo nyine babana, umugabo we nyine usanzwe. N'umugabo nyine izo nizo mbaraga nyine zayakoreshaga, nyine nizo zahitaga ziba manifested. Ariko umunsi yamwizeye nk'umukozi w'Imana, ya favor yo ku mugabo y'umukozi w'Imana yahise imuzaho, noneho arategeka urugo rwe kandi rurahinduka, ibibazo yari afite birashira. So that's true. Kwizera kwacu rero niko konyine kudutabara, niko kudukiza kuruta ko abakozi b'Imana ari abantu nyine badanje ngo bari budukoreho. Ahubwo wowe uburyo wizeye uzarebe yuko n'umushumba wawe amavuta afite byanga bikuna nawe kujyaho cyane. Nukuri utangira kubwiriza ukumvura kubwiriza nkawe, wavuga mu ndimi ukumvura kuvuga nkiza, wavuga ijambo ukumvura neza ngo bajya bareba Paulo akavuga turiya mugabo yigiye ku birenge bya Gamaliyeli. Ni Gamaliyeli ndi bazahari yishijwe n'uwo mugabo. Rero ni amavuta atemba ava ku mutwe nta so utarajya no kubashumba hazareba abayobozi benshi muri speech uzabumve neza kandi muwe muzo musazi abavuga bisanzwe, reka bajya kuvuga muri speech baragerageza rwose ukumvamo kumvamo toya iva ahantu tu. Hari inshuti yanjye nagiraga twagendanaga, yagiye hanze, yajyaga ambwira ngo hari ibintu biri nati mba nkubonamo abantu babiri, iyo turi kumwe tuganira babona you just my little brother to tell story. Thank you munyuru kuri stage musigara ndi kwibaza nani wa mundi nani wa mpiti twati kumwe atwirancanga kubera iki? It's a different situation. Hari ndi mu mavuta ndi mu murimo sibyo, turi kumwe mukomeza kumbona nk'umujama nk'ishiti yawe nyine nta kintu ukumarire, ariko nuswikinga n'ubundi ukambona nka wa mukozi w'Imana, ibindi mu byose byanga bikunda kugira umumaro. That's it. Okay, ngoramo ngo yankoro iyo nkuru niyo yari bazi ko nabyishimiye nkuru y'amavuta cyawe sigarana ikiganiro cy'amazi gusa kitarimo amavuta. Amavuta ni sawa. Yitwa Lydia Gatsinzi, umubwire ko mukunda cyane kandi umubwire ko avaho ngaho ansengeye kugira ngo ngere ku ntego nihaye muri uyu mwaka, kuko yitwa Lydia Gatsinzi muri uyu mwaka, kuko nta nimwe ndatangira. Niyo mpamvu nifuje ko yansengera Imana ikamfasha bikagenda uko nabyifuje neza. Misemana n'umuntu wasukingiye uri muri ayo mavuta. Lydia Gatsinzi, Uwiteka Imana irimwije kugirire neza, igusanga aho uri kandi gufashe gushigikire intego wihaye, uyitangire mu izina rya Yesu kandi uzayisoze. Turasenze twizeye, amen. Amen. Mujyamo burakwizera amavuta. Emmanuel mubaze ijambo akunda kurusha yani muri Bible. Verse iri favorite verse ye. Mubaze ngo niki camugoraga ku ishuri akumva yarivamo. Icyambere verse iri favori yawe. Yes. Cya kabiri niki cyakugoraga uri ku ishuri ukumva warivamo? My favorite verse ni muri Yobu ibice 28. Aravuga ngo maze ibwira umuntu dore kubaho Uwiteka nibwo ubwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge no kubaho Uwiteka no kuva mu byaha niko kuva mu bujiji. Ni chance nkunda cyane, definitely kimba ku mutima nkivuga ahantu hose. Isomo ryananiraga ku ishuri shangiye byose byari 50 byari sawa,
nabonaga cyakora ntabwo ari isomo avuze ikintu cyakugora gukumva warivamo ishuri nimba ari isomo nimba ari ikintu kuba ntari mfite freedom yo gukora umuziki wo gucuranga ngo nishime ngo ndirimbe nawe numva ndi limite nyine tu muri internet urabizi ukuntu tuba turi limite tudabasha gukora ibintu byose ni icyo cyonyine cyamvunaga ariko ntabwo numvaga narivamo reka ishuri ntabwo nigeze kurivamo byo ntabwo byari birimo Olege uzamusabe akorana indirimbo na Vincent Dorcas nyacyo yagisubije tuzamusaba rwose mu mubyeyi azadusa ariko rero nibategereze bihanganye Yesu afite ibyo abitse byiza cyane Yesu afite ububiko bwinshi cyane